sha wakibonye sha iki kigori iki sha ndakurahiye tu wabonye kiriya abahinzi barahinga ariko bakaruhira njyewe sha umva Alfred ndakomeye kumana yahibu herwa karindagiro kagwamo ngeze Imana kivutara yuko myumbati y'abandi none bamfata babanca urugo yego busi yego kira kamo gashike use wajya mu miya ubu usanga nk'abandi bagurisha ibigori byo guteka baza ngo ati ikigori kimwe ngo ni 50 mu ijana n'iki atari 500 sha nta muntu wagifata wabonye iki kigori iki ngiki wakibonye iki bayita marizoni bayita icara no mugambire mubwire ukuntu gahunda zimeze wewe wamfite tukava mu rugo ubujyana iyo nisangira papa mba meze neza nyine twagiraga gucya nyine nijoro njye wagiye kuzana ni cya kindi cy'amabara ariko ibi ngibi ni byatunura tunura ni tubura ibi uyu murimo ukubona gutya ngiye kuwukuramo amafaranga umva hasigaye nk'amezi ukwezi kumwe bikaba byumva uriya mugabo namfatiramo wari udamaraye ku myumbati n'ibijumba bya inoza na muntu uko muhanda nasubwo ahubwo turari iki ku mugoroba cyo gushaka kigabo cyahinze ibigori aho se nyine gira vuba duhita tukiyana wowe se wajya ureka kutuko wajya ujya uri ikimu nawe cyo nzajya ejo gatugende nagiye ejo cyo mu gitondo gahunda ubwo siyo reka twaza kubona icyo turari ariko ubwo gahunda ukuntu zimeze uriya mugabo kumwiba ko bigoye turaba kiriya cyobo kiri hariya ku isambu ye abahari ibigori nzabikura amafaranga ndakurahiye nzabirya nzayarya naratuma inda igere imbere hano nkagenda ameze gutya ngenda gutya nka boss gutya ufite uruntu imbere rwaje rukagira ngaha bakaba ati Alfred abati yo boss ya ibi bigori sha nabihinze banseka ariko njye natanera ubwo buranze ibyo nabyo erega no kwiga iki gisagara tuzakibaho gasore urabona n'amadirishya n'ukuntu umuntu yira urabona isi rwose kuyibamo ni gatebe gato wese ariko dufite n'imyanda ibiri wa nimugoroba n'uwa saa sita akanyibike turaza wayibetse tubaza cyo kure cyo turaje wowe no muswera wowe ana wachemara bya bijumba byari bisigaye urabiriye nubwo ukwihanga moya binyene muganda gimbone nje kwi nakwibagiwe byana byo byegeze bisambo nakwibagiwe muhandi sura ko nta kintu genda kwera ariko ntabwo ntose unashaka umukiriya gutereka maze ashaka umukiriya bitarera kuko muri aka gace hari abajura barimo bajya banyibira ibigori reka maze ashaka umukiriya ku buryo ndaza gusha samusanga yanjye se umukiriya hewe nta nimero zawe ngira ariko mfite inimero za Calypso niwe ucuruza ibigori reka muhamagare ndebe ahubwo gira gahunda ni yayo fata kavuga kujyana kano gashege kari kanaryoshye de ndayangofe bacha baramenya basanga naje gucana umuriro nabwo kandi yambara icura yambare kwa kundi nta kibazo gutyo kuko ejo wagiyeyo hagaragara ubwo buru noneho gahinduriza hano hera karindagire yambara ikote bacha gutyo ntabwo baramenya umwana baza bihoro biba umunsi ntibamenye umwana yego sha ndagujyenye kuko bikimara nyine cyakibirite Suzanne kiwe amakuru urakomeye se
iyi natwe tumeze neza. Ni wa mukire Alfred. Ni wa wundi wahinze ibigori hahandi inyuma y'igipangu cyanjye. None se ntabwo ukibigurisha ra? Ndabona bisigaje nk'ukwezi kumwe ngo byere, ariko numvaga nta guhamagara ukaza ukabireba kugira ngo tubanze twumvikane, noneho nyuma twumvikane amafaranga uzajya umpa ku kigori kimwe, kugira ngo nyine batazanabyiba bakamombya. Wari ugeze ibyumba mu mujyi? Okay. Fata imodoka ugere mu Rukomo, ubundi ufata akadege kakugeze ku kagari Kinyami. Ako nawe ujya ureba ukuntu bigenda. Ujya ureba ukuntu bigenda nese ndajya mbona nk'ibirori kimwe. Ejo nzajyayo. Uzajyayo? Nakundi kanyaruka. Yemwe ndabona nagabanye fate ko kivunagura byose. Lesa nzasubira iwacu.